ni igiti gishaka gushushanya iki ngiki mubona. Turihuta ntabwo ntinda. Kino giti reka tukite aya ngaya ni amababi, hariho amababi menshi cyane. Twebwe ba leaders, the top leaders, mwifata yuko mwebwe muri igiti. Wowe umenya nguri igiti, ariko gifite umuzi muremure bita taproot. Numuzi muremure cyane ujya kunyunyuza intunga giti. Utunga kino giti ukanagaburira nano mashami manini n'amatoya ndetse n'amababi. Ano mababi ntabwo uzavuga ngo nta kamara afite. Ano mababi nayo yarafasha kino giti kugira ngo kibashe kwinjiza iki umucyo. Cyo kirafite ubushobozi bwo kwinjiza umucyo, kikagira n'ibyo bita chlorophyll. Iyo chlorophyll na twavuga ko ari nk'irange riba mu gicyatsi kibisi mujya mubona mu giti. Iryo naryo rifasha igiti kugira ngo rikore ibyo kurya byacyo. Ndetse kino giti nacyo ino muzi nawo ukanyunyuza intunga giti iza gufasha ano mababi ndetse n'amashami mato kugira ngo adahunguka. Ubwo ni wowe giti kinini gifite n'umuzi muremure. Wowe ahangaha rero ugomba kugaburira information, ibyo twita information y'iki mu Kinyarwanda. We icyo ushinzwe ni ugutanga amakuru uyahereza iki ano mababi ndetse na twa dushami dutoya. Iyo kimaze gukura rero kikera imbuto, kirahungura imbuto zikagwa bene hano hasi, nazo zikongera zikamera gutyo nazo zikagenda zikura nkuko nawe watangiye uri Timurinda. Mukeneye rero gufasha aba downlines bana. Ino information buno butumwa utanga kuri ba downlines bawe nibo bagufasha kugira ngo nawe ubashe kubaho, kuko badahari ya sunrise wa mucyo ntabwo wabona uko winjira kugira ngo nawe ubashe kubaho. Ndetse noneho uno muzi nawe udahari, ubwo ni wowe taproot, we leader, ntabwo uzabasha kugaburira ano mashami na bwabo babi butoya. Kabone nubwo ano mashami ano mababi matoya wayagaburira ibyo kurya, ariko yo atabishaka ugasanga ryahungutse, we nta ruhari wabigizemo. Mu gihe we nta ruhari wabigizemo, ntabwo uzabazwa no masha, ntabwo uzabazwa bwa bushami butoya, ntabwo uzabazwa yamabi yahungutse ku bwabyo. Urumva rero wowe kora inshingano yawe nka Timurinda. Icyo gihe rero nimutanga information iri correct nzima, icyo gihe muzaba mugaburira igiti cyose, twese tuzaryoherwa iki giti, tuzaryoherwa ino company ndetse n'imbuto zacyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Ni ijambo ry'Igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze element uvuze ngo Dieu de la vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Hello my dear friend. Waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushuka kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cy'uko ugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero reba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Yewe naramenye kuko ndi mushya, sibyo? Nubwo atari cyane ariko ndi mushya. Kivuga gutyo, twahoze tuvuga nyine uburyo umuntu ashobora kubona zino award, uburyo umuntu ashobora gutera imbere bigendanye n'aba-downline biwe cyangwa aba-upline ndetse nawe ubwe ku giti cye. Tuvuga n'ubwo dushobora gukorera muri unit ku buryo mu gihe runaka hari icyo abura kandi tubona twamutenga tukayimufasha. Nkuko twabonye ko abayobozi bacu nabo baduhaye urugero rwiza rw'ibyo bakoze. Nahise nibaza ikibazo kivuga gutyo, ko njya mbona uburyo dukora ama PV dukunda kuyabona ku gihe kijyanye n'ukwezi, bisobanuye ku kwezi kuba kurangiye. Hakaba hari igihe ushaka kwikanga wagiye muri iriya, turimo turirinda kujya muri group B ahantu hose kugira ngo twacivinge vuba. None niba dushobora kubona PV igihe cy'ukwezi cyarangiye, nidushaka kwikanga twageze muri ya group B, ntibaze se ni iki kintu kirimo gukorwa cyangwa se gikorwa twebwe tutari twasobanukirwa ku buryo ushaka gutangira ukwezi uzi ibyo urimo cyangwa se ushaka gushyikamo hagati uzi ibyo urimo usabwa. Ko ushaka kuba afite target y'uko ngomba gushyira muri system yanjye PV 300,
kandi yenda nasabwaga nkurikije ibyo abadawunilayini banjye bakoze zagaturutsemo, ahubwo izo mfite ngazimanura mu badawunilayini banjye kugira ngo nirinde kugwa muri ya risike. So niba ntabona sisitemu mbere ibyo bintu nabyirinda gute? Murakoze cyane. Sisiteme yo muri telefoni ugenda ureba uko ugenda uzamuka, sibyo? Ubuzingo hari akaguru kawe ufite yatika, akaguru gakora cyane karimo karakora PV 1000, iyo kagezeho gakazamura 2 ubireba, iyo kagezeho gakora 3 ubireba, iyo kagezeho gakora hafi 4 ubireba, iyo gatangiye gukora 4 rero aho ngaho ugomba gutangira kugira tension, sibyo? Uko akaguru gatangiye gukora 4 egare ko na 5 kakoze neza kagira gute kabikora. Cyo gihe niba katangiye gukora 4 gutyo utangira kwitonda rero, tangira kuvuga ati rero ngomba kwitonda muri PV ngize gute shyiramo, sibyo? Kuko ubundi akaguru gakora 4 ubundi wagagashyizemo imbaraga gakora 5 ukabalansinga nk'urwego nka senior leader, sibyo? Yes, rero nekereza ko nuko wakontrola system yawe, sibyo? Ariko nikaba akaguru gakora PV 2000 ariyo level kariho yenda ngo ugire gute ube wakumva ko ukiza PV 105 kabikora. Ibiterwa wowe ugenda ukontrola system yawe kugira ngo bigire gute bigufashe, sibyo? Nicyo rero cyane nicyo twese kigira gute kidufasha. Uko akugagenda kazamuka ubugenda ugira gute ubugenda ubireba. Urakoze cyane ku kibazo cyawe madamu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wirinde kujya muri B kugendanye no kugura PV cyangwa se gukora PV zitarenze 100, nanone ushobora guhamagara kuri office igihe bagiye gushyiramo, igihe mwohereje series zanyu bagiye kubishyiramo none bakakurebera, icyo gihe bagahita bagusubiza. Iki nanone mu gihe wewe ukiri ku rwego rwo hasi uba wemerewe gukora ama PV menshi, aho nta kibazo ashoboka nkuko chief trainer yabibabwiye. Ariko bugiye kugera ku rwego ruriya rwa leader ukaba ugomba kubyitonderamo, ukaba ugomba gukora ama PV ari hasi ya 50 kugira ngo utaza kwikanga wageze kuri rwa rwego rwa B rwa senior leader. Birumvikana neza. Icyo gihe rero igihe wowe ufite ama PV menshi wamaze gukora ama PV wowe menshi kuno kwezi, tuvuge ufite ama PV 1000 kandi urasabwa gushyira ama PV wenda 99, none ayandi urayashyira he? Urayaha company, urabigenza. Ibuka ko harimo abana bawe badakora, wowe babandi badakora wabareba none ukabihita ubibwira kuri head office baba yama PV bakayakwalifangira babana bawe, n'ubundi biragaruka bikazi wawe. Ya mafaranga yasohoka bonus bagahita bayago, ubuzamuye wa wundi utari gukora nawe kabimwereka, nawe ashobora kuba motivated muri ubwo buryo, kandi na bonus yawe ukayibona ya indi yakwalifangiye kuri ya mazina. Ayo mafaranga barayawe turayagura. Reka kino tukivuge neza, abantu bataza kugira ngo qualifying senior leader ni ikibazo. Kugira ngo ujye muri groupe B ni byiza cyane, ugize amahirwe ugaqualifying senior leader uzi kuri bukomeze kuyiqualifying, uratangira no kubona n'amadolari nk'igihumbi. Ahubwo ikibazo ushobora kuyiqualifying rimwe hazamutsemo 5 ari nk'umwana waranguye kandi atari bukomeze kurumva iyo umuntu aje akarangura ari nka investor, bituma hazamukamo PV menshi kandi ukundi kwezi azajya akora na PV 500. Wowe ugasanga rero ugendeye ku icyo kintu kizo PV 100 ugiye muri groupe B ubonye amadolari 1000, ariko andi mezi uzajya ubona amadolari yandi asanzwe 50 yawe ugira gute wabonaga. Ariko ubundi ubonye ugiye muri groupe B, sibyo, iyo senior leader ukomeze kuimaintaining ni ikintu cyiza cyane. Birumvikana n'ubundi ukomeje kuimaintaining ari rwa rugendo uragira gute urarubona nyine rwo muri groupe B nta kibazo. Ahubwo ikibazo birabaye ariko andi mezi ntabwo uzakomeza kugira gute. Ugiye muri groupe B nta na bonus ugiye kugira gute ugiye kujya ubona, sibyo? Yekereza ko ari uko bimeze. Twakomeza n'abandi bafite ibindi bitekerezo badukoresha cyagiye cyacu neza. Yego Donat. Murakoze cyane. Nuko je musavuze nitwa Donat nakuye Musanze. Ndi mu bantu bagize amahirwe yo gutumirwa muri uyu muhango cyangwa se muri ibi. Ntabwo njyewe ndi umurida, ndi distributeur, ariko bantoranyije mu bandi benshi bari muri Musanze bansaba ko nitabira uyu muhango. Ndabashimira rero bayobozi mwabashije kuntoranya mu bandi
ngo nzahangaha gukurikirana uyu muhango nabyishimiye cyane. Nkaba mbashimira nanone bayobozi kuba BFSUMA Rwanda mwarakomeje kuyihagararaho ntibashe gusibangatana nk'uko izindi kampani zabaye tuzi. Ntabwo mvuga byinshi, ni ugushima. Nanone nkaba nshimira aba bantu bose, murabona ko ni abagabo n'abagore bameze neza. Mu by'ukuri BFSUMA ntabwo ari kuvuga ngo ikorwa n'abantu badashobotse. Hari igihe ubwira umuntu ngo ibyo bintu byanyu. BFSUMA irimo abagabo bahamye n'abadamu bahamye kandi bashoboye. Abavandimwe rero muri hano nabashimiye. BFSUMA tuyikore, tuyitayeho, tugire umwete wo kuyimenyekanisha hose. Amahugurwa be turarike benshi tuzararika nibo batanga umusaruro. Twese tuyigire yacu, kandi ndahamya ko nk'uko umuyobozi mukuru yabidusobanurira bitubwiye, tuzagera kure, n'ibyo abandi bageraho natwe tuzabigeraho. Nta kindi narenzaho kwa gushima abayobozi, murakoze cyane. babasha kwitanga kugira ngo kampani ibe strong, igire umuzi kandi uhamye ukomeye mu gihugu cyacu. Ni kampani nyinshi by experience, nuko hari amakampani menshi aza hamwe, nanjye narayakoreye ya networking, ariko nyinshi ziba zubakiye ku kinyoma, ari ukwiba abaturage. Ibyo rero kandi tugashimira n'umukuru w'igihugu ko abirwanya, arabasha kubirwanya. Ntabwo yifuza ko ikintu cyaza kiba abaturage, ushaka ahubwo icyateza imbere abaturage. Rero BFSUMA njye nkimara kuyimenya nkayigeramo, nanjye naricaye ndiga, ndafata intebe ndiga, ndabanza ndayisobanukira, mbasha kuyigereranya n'andi makampani nabashije kugeramo ya networking. Nsanga ni kampani ihamye yo gukorana nayo, itarimo ibintu byo kubeshya abaturage, itarimo ibintu byo kwesikoroka abaturage, aho ushobora kubwira umuntu we akaza agakora, we akinanirwa, ariko atavuze ngo warampombeje. Sibyo? Abantu bagira imbaraga mu buryo bwinshi butandukanye. Ngewe imbaraga mfite zo kuba nakorana na BFSUMA, hariho ugeramo akabona urugendo rushobora kuba rurerure kugira ngo yacivinge ibyo turi kumubwira. Sibyo? Ariko kandi umuhanga yaravuze ati urugendo uko rwaba rurerure kose rupfa kuba rugera ku ntsinzi. Sibyo? Wowe ruhamemo noneho. Sibyo? Kuko intsinzi iraza, niko bimeze. Sibyo? Na BFSUMA rero uyifate gutyo. N'urugendo ntabwo ari ahantu buri wese yinjira ahite abona miliyoni, abone miliyoni 2-3 mu kwezi kumwe cyangwa umwaka. Sibyo? Ariko kimwe cyo kubabashije kwisobanukirwa neza, n'urugendo rugana hehe? Ku ntsinzi. Sibyo? Kandi nekereza yuko ufashe urugendo rwawe ukaruha imyaka 5, imyaka 10. Sibyo? Ukagera ku ntsinzi. Hari abantu bakora utuzi twabo dusanzwe akadukora imyaka 20, nta kintu warabona yagize ate yagezeho. Ariko mukuri kwanye mfite washikamye muri BFSUMA ukiha imyaka 5, ukayiha umwanya, ukagira focus. Nge ntabwo ndayimaramo. Sibyo? Ariko ndi kubibona ibyiza biri imbere yanjye. Sibyo? Kandi ndishuwa yuko ngomba kugirane kubigeraho. Sibyo? Twese rero tugira iyo mindset kandi tuzabigeraho kuko niba se bari ababigeraho kuki twebwe, kandi ibintu turi gukora ni biki? Ni bimwe. Ahubwo icyo tugomba kugira kindi ni iki? Persistence, kwihangana. Ese urugendo urimo wihanganye muti? Ibisitaza birimo nyine ni byinshi. Sibyo? Urugendo rwose rugana ku ntsinzi rubamo niki? N'ibisitaza. Bicanege ni byinshi, amahwa, amabuye n'ibindi byinshi. Urabwira umuntu agashaka kugufata nk'umuntu usanzwe, just uciriritse. We mubwira akazi kawe niki? Nuko mubwira kandi ukamubwira iby'ukuri nyine bijyanye na BFSUMA. Ejo nugera ku ntsinzi azashaka kubitangira abikore. Abenshi nacyo bategereje, hari abantu benshi twabwiye ariko bari kutubwira ati sasa we wageze kuki? Bose bategereje ko mbona imodoka urwo rugendo. Sibyo? Nanjye rero ntabahamirije koko k'ibyo bintu ngomba kubibona. Ntabwo bazaza gukora BFSUMA. Sibyo?
ikindi navugaho gitoya ikintu kijyanye n'ubunyangamugayo cyane cyane ku ba leaders, nkatwe turi hano aba leaders, sibyo? Turaridinze, icyo bita leaders, uraridinze. Hari timu y'abantu runaka ugize ute uyoboye, sibyo? Ubunyangamugayo rero ni ikintu nacyo cy'ingenzi kandi urugendo rurimo ruragana ku ntsinzi, sibyo? Ariko wowe uyoboye abantu muri kumwe muragana ku ntsinzi, sasa nta bunyangamugayo ufite. Ibintu bishobora kugutwara igihe ubyubaka, ariko ubunyangamugayo bwaba bukeya byose bigahinduka iki? Bigahinduka zero. Cyo dusabwa nanone kugira no bunyangamugayo kandi downline wowe umubera ikitegererezo, sibyo? Akwigireho bizamufasha nawe abazaza muri business, icyo yakwigiyeho azakibiba muki mu bana azazana, sibyo? So muri makeya namwe kandi mwabashe kwitabira inama, ndabashimiye kuba umuyobozi yakeneye ko atugezaho ibyiza bimarije kugerwa muri BFSUMA kandi tukaboneka, nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Imana Jimmy, nanjye ndi mu BFSUMA ndetse nk'abandi mu trainer Gisozi, ariko mu by'ukuri ndifuza kubaza ibibazo bibiri. Hari amakuru tujya twumva yuko abaterena mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hari support runaka bahabwa uko bafasha abantu kugira ngo barusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa BFSUMA. Hano mu Rwanda mwaba muduteganyiriza iki? Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, navuga ko ibintu bijyanye na bonus y'amafaranga twakira ku kwezi, ntekereza ko idolari akenshi riba rizamuka, ariko twebwe uzasanga ya bonus yacu kugira ngo izamuke bishobora guteka igihe kirekire. Byaba biterwa n'iki? Icyo cyo muri kuduteganyiriza iki nk'aba BFSUMA? Murakoze. Igisubizo ndumva kiri mu nshingano yanjye, nagira ngo nyigusubize Bwana Jimmy. Wabajije uti se harimo aba trainers ba company bo muri BFSUMA yuko hari ikintu bajya bagenerwa? Barakigenerwa, ariko ntabwo icyo bagenerwa ntabwo kiba kivuye muri company hejuru. Ngira ngo muri company profile mufite, ngira ngo nacyo ntabwo kirimo, ahubwo hari ubwitange bwa trainers. Aba trainers ntabwo baza gukora nk'akazi bahemberwa buri kwezi, ariko iyo umutrainer ariko yitangiye gusa, atari mu distributeri, ahubwo ari akazi gusa akora ku trainer gusa, baba barumvikanye na company amafaranga bagomba kumuhemba nk'umushahara. Icyo gihe ibyo ni ibintu bigenerwa n'uwo mutrainer kandi akabihemberwa. Ibindi biza nyuma ari uduhimbaza musyi, harimo nk'ayo ma transport, kuko ngo kuba ari ukwitanga. Na nk'uyu nguyu James ndakeka ko nta mushahara afite, ariko ba trainers bacu bashobora guhabwa nka transport aho bakeneye kujya, ndetse n'ibindi bikenerwaho byose barabibahereza. Ibyo byo ni ngombwa ko biba bigomba kubahirizwa, ariko noneho bitari ukuvuga ngo ni hamwe ko abantu ba traininga bose, buri mu trainer wese ugiye hariya ku rubaho ko agomba guhembwa, kuko we nawe mu gihe ari umudisibiteri nawe barimo kwikorera, kandi mu gihe arimo gukora we bwe abarimo yubaka timu ndetse yongera n'ubumenyi muri we kandi bikamugirira akamaro. Ikindi cya kabiri ni ikigendanye na bonus ya BFSUMA amadolari. Twebwe tugura product mu manyarwanda, ntabwo dukoresha amadolari hano iyo tugura product, birumvikana. Icyo gihe rero iyo ugura product ukayigura mu manyarwanda, bafata ayo manyarwanda bakayahindura mu madolari bajya kurangura bya product wowe uba wakonsomye cyangwa wakonsuminze cyangwa wagurishije. Icyo gihe habaho exchange. Ibyo byose rero iyo habayemo muri iyo exchange, usanga harimo gutakara kwa y'amafaranga gihe barimo bavunja y'amafaranga. Icyo gihe bagomba kuba kibita compensation.
kugira ngo bya bihombo bitabaho na company ishobore kuba iba stable. Ikindi cya kabiri bigendanye no kwiyongera kw'idolari cyangwa se kugabanuka kwayo, ngenzi yuko idolari ritajya rigabanuka ahubwo ryiyongera. Ibiciro rero byo guhemberwaho biba biri fixed, haba ari muri Uganda, haba Tanzania, haba muri Kenya, ahantu ariho hose company settinga igiciro ihemberaho kitajya gihindagurika buri munsi nkuko mubona idolari rihindagurika buri munsi. Hano product za BF Suma ntabwo zahora zihindagurika buri munsi, ngo umunsi igiciro tuvuge micro 2 yaguze uyu munsi amadolari wenda 20, ejo kubera ko idolari ryuriye ni 25, ejo bundi none ni 30, nanone ni 40. Ibyo ntabwo byabaho, kuko icyo gihe igiciro nimba ari icyo giciro kigendanye n'iyo product nuko nguko igihora, kabone n'ubwo idolari ryuriye. Uratekereza ko ya bonus bajya banayo bayuriza uko idolari ryuriye, nkuko batarurije rero cya giciro cya product uko idolari rizamuka, ni nako baturiza ya bonus buri gihe. Igihe iyo kigeze bakabona yuko idolari ya product yazamutse cyane, yagiye hejuru cyane y'ivunjisha rihari, icyo gihe habaho kongeza bonus. Icyo gihe habongeho kongera bonus rero niho handi ubona noneho mwese murabimenyeshwa yuko cya giciro cyahindutse cyo guhemberwaho icyo gihe, kandi ntabwo bihora bihinduka buri munsi. Hari ibintu rero bibitera bitandukanye kuba igiciro cya bonus kiba kiri kidahinduka, kiri constant, kimwe na product nazo zidahindura ibiciro buri munsi nk'uko idolari ryazamutse. Birumvikana? Okay, nshobora kuba byumvise wenda n'abandi turi kumwe n'abashaka kuba basobanukiwe, ariko hari icyo nari ntasobanukiwe neza. Muravuze ngo abatrainer babyiyemeje babikora nk'umwuga, kuko impamvu mbajije hano ndabizi ko hari abatrainer benshi bashobora kuba babyibaza, wenda simbizi mu mitima yabo, ariko njye mbyibaza, n'abandi baraza kutubwira icyo babivuga cyangwa se nuko babitekerezaga. Muravuga ngo hari ababa basanzwe bakora nk'umwuga, ndetse hari n'abakora mu buryo kugira ngo babashe kugira imbaraga zo kubaka timu zabo. Ese abo babikora nk'umwuga babasha kugira icyo bagenerwa cyangwa bahabwa, haba ari hano mu mujyi wa Kigali gusa cyangwa n'abari mu ntara nabo izo support runaka zibasha kubageraho? Izo zose zigenerwa abantu bose nk'uko bigomba, ntabwo ari umuntu umwe wenyine cyangwa muri Kigali gusa. Hanyuma abatazibona bo mwaba murimo kubatekerereza iki, kandi ari abatrainer b'umwuga babigize umwuga, bakora training buri munsi, batraininga abanyeshuri buri munsi, ari nta kandi kazi bagira, babyuka bajya kuri BF uko bukeye nuko bwije, kandi izo bakaba bahembwa ari uko bakoze PV, ariko mu gihe atakoze PV akaba ashobora kuba yaba nk'umuhinzi nk'abandi bose bari mu cyaro guhinga. Bo muri kubatekerereza iki? Reka nsubize kino kibazo, wenda ntabwo ari icya rusange. Ndatekereza ko ushobora kuba ufite ikibazo cyawe kuri wowe gusa, ariko undi trainer nawe adafite icyo kibazo. Icya mbere nabisobanuye neza, umutrainer ubikora nk'umwuga ntabwo agomba kuba ari distributeur. Uwo nguwo agenerwa umushahara uzwi. Waba uri umutrainer uri n'umudistributeur, bivuge ngo wowe baguhereza agahimbaza musiki bikurikije kuri shop uriho ndetse nibyo mwibinjije. Donc ni shop ibasha gutanga kitanga kuri uwo mu trainer, ntago ari BF Suma muri rusange. Ntago ari BF Suma muri rusange. Okay. Icyo gihe rero habonetse umuntu ufite icyo kibazo akigeza kuri management, nicyo gisubizo kindi nawe. Murakoze cyane. Reka nanjye nongere ikintu ngufashije mu kwiye kintu nkuko abivuze, nta n'urugero yenda ngira ngo ba trainer dukora no muri mu murabizi, tuvuga yenda nka trainer company Mike Uganda. Ngira ngo niwe tuvuga ni trainer buri ufashe Kampala yose, uretse twe mu Rwanda na Uganda, Mike niwe trainer company. Nta nubwo yemereye ko umudisibiteri. Nimba company mu ibihumbi 2 by'idolari ni iby'akazi nyine, ntabwo yemereye no kujya muri system. Sibyo? Rero ahandi umutrainer nyine, sibyo? Umutrainer abikora nyine nk'akazi yagize gute yiyemeje. Ariko shop ukorera trainer nyine ni trainer, sibyo? Uyu munsi ushobora kuba nshaka kujya gutraininga Nyagatare n'urugero, ariko nka trainer wa company nkorera yenda iremeye, nkaba nabuze iyo tiki, nshobora kubisaba nk'ubufasha, sibyo? Ariko ntago ari ikintu ugize gute
ntabwo ari ikintu ugenewe wemerewe sibyo yese ni igihe bigaragara yuko ubu trainer hari ahantu hateguwe kandi imbogamizi yo kugira ngo agereyo niyo transport sibyo ariko ntabwo ari amafaranga uba wemerewe nk'itegeko so nuko yabivuze kereka company ivuze mu Rwanda ati dukeneye trainer nka kuriya n'ahandi biba nyine yaba ari umukozi utagomba no kujya hehe muri system aba ari umukozi ugira gute donc muri system ya BFC ntabwo bagomba kujya ubwo ba trainer murabyumva nyine tubikora nk'iki tubikora nk'inshingano nk'umurimo umuntu akajera ya bonus yabonye akayijera akagira gute akayikoresha neza sibyo se ubwo ba trainer muri hano ntanabakiriye muhaguruke turebe tunabakira tuze tubakira ba trainer muri hano muhaguruke tubakire aba bose ngira ngo dufite amashopu dukoreraho murabizi ko nta mafaranga duhembwa ngo twagiye sibyo ayo mafaranga company ntayo ifite sibyo yo kuduhemba tubikora nk'inshingano nyine niyo mpamvu nta tegeko rigutegeka kubigumamo ushatse wavuga ati ngewe kuza gutraining iwanyiremera ndabiretse ko yes ukigendera sibyo ni ikintu wariyemeje uvuga ati ku nyungu zawe sibyo se barakoze cyane kandi Imana ibaho umugisha baba barimo gukora umurimo ugize gute ukomeye cyane oya nta nubwo tubyinuka wenda reka nongereho n'akandi urakoze cyane chief trainer ubundi nabyo biri mu nshingano ya chief trainer kubisobanura neza umujya mubona ko ari abantu tujya twohereza hirya no hino za Musanze Rubavu Goma Nyagatare kandi ibyo byose bikorwa n'abande n'aba trainers mbashimira cyane umurimo mukora n'indashyikirwa kuko mwebwe mudahari ntabwo bwa butumwa cyangwa na za ntego dushaka kugeraho ntabwo twazigeraho mwebwe mudahari baba bakoze rero akazi baritanga mu by'ukuri iyo bagiye ntabwo bagendesha ibirenge ngo bazagereyo baratega kandi nta n'umwe wari wazanga avuga ngo yishwe n'inzara nimba ari ukuryama nabwo agenerwaho kuryama kandi heza we yumva yishimiye kuba yarara ndetse no kurya akarya ariko ntabwo ari umushahara bamugenera buri kwezi ariko iyo yateguye field cyangwa company yaziteguye ibyo byose irabikavaringa abivuze neza kugira ngo cyumvikane neza ni ukuvuga ngo ni field yateguwe na company ishobora kugutuma ikagutegera ariko hari field witeguriye sibyo ntugiye yese ni field yateguwe na company yawe witeguriye nyine uba wayiteguye mu buryo bwawe birumvikana neza ngira ngo abo tujya tujyana na za Rubavu na za Goma barabizi turicara tukamanaginga bonus ngira ngo abo twakoranye inama barabizi ndabivuga kugira ngo mwumve ko nabandi muri kugira ngo tugire icyo tugeraho ya bonus ya ntumve ko ugomba kuyijya gusa ngira ngo bajame na baheri turi mu nama barabizi turicara tukavuga ati kuno kwezi mwabonye ko twanabashyiriho timetable y'uburyo training izamu ku kwezi nimba ari Rubavu ari Goma hehe twebwe turicara tukavuga ati muri bonus yacu umuntu azakenera 200,000 birumvikana akamenya ko kuri bonus nimba ari $400 ubwo ayo 200 ari buyakoreho nayo kumufasha kujya kubaka kugira ngo ejo azabona andi mafaranga ariko nyene dukora abonye $20 ngo ni make mujye mubyica mukavuga ngo nge nabonye $20 ngo bari abagenda baba bafite menshi bahembwe menshi ntago ariko bimeze twebwe twatangiye duhembwa $5 kugira ngo uzabona ndi ukavuga ati ndarya 3 andabira zamfasha kuvana Kigali ngirwa amagana birumvikana neza ukajya 3 andabira ukayakoresha iyo rero uwo ni umuco twatangiye tugihembwa 5 n'uburi nutabikora ugihembwa 5 nunabona 1,000 ntabwo uzajya uva mu rugo kandi ni wanayabona udakoresha ya 5 birumvikana neza mutagira ngo yenda nibyo tuba twipangiye tugakoresha yacu ariko company yari ahantu yateguye ikagutuma iguha niyo support kuko nyine nta hantu yagize yagutumye yenda bitari muri gahunda kandi yo bijutse aragize gute utarayiteguye sibyo nuko bimeze Murakoze cyane mwakoze kumpa nanjye akanya kugira ngo bico mvuze twaje gushimira abandi badisibitere bose bamaze kuvuga n'abashefu bamaze gutanga inyishu ibyo bavuze byose birumvikana kandi biriko biratubaka hamwe nashaka ubwa mbere nshimiye by'umwihariko nk'uko nanjye babivuze nyakubahwa ahagarariye bino BFC no mu Rwanda byaturemye n'izindi mbaraga kuko nawe afise
ibindi yari kuba yarakoze ariko yagwanika ikintu kugira ngo kije hasi. Yavuze ati mwe muri ko muca ahantu heza reka tubishime, kuko ibyo baciyemo twebwe urumva uyu munsi siho turiko turaca kameme birahimbaye. Hanyuma nkaca mvuga nti rero ivyo mwakoze n'ibyo gushima. Ico rero nanje rero nk'abandi bajije nashaka mbaze nuko aha twakoraniye turi bakeya kandi abasigaye yo kuri tere yo turi ni benshi, nuba ngo abari ngaha n'amahirwe twagiriwe nivyo gushima. Rero ko nyakubahwa formateur national chef tena James yatanze inyigisho, kandi nimba bishoboka ko jara amahirwe nagiriwe yuko twahuriye ngaha n'abantu babakambwe bamaze kumira akabuye kabaga muri BF Suma, ndabivuge gutyo, bijya yigishije byampimbaye kandi byanyongeye izindi imbaraga. Ariko sinzi ko mwese naho bamwe bankurira namwe muba mwari mubizi kujya bisigura. Nimba rero hariho bo batari babizi bandikiwe kujya bivuze, hakaba hariho n'abandi twasize inyuma kandi nabo nyene iyo mukorera bafite umwete wo gukora. Numva umengo hozoba gutegura nk'akadokima kanditse k'impapuro z'Ikenya kajanye n'izi condition zo gushikira aya mabonisi ya travel n'imodoka, kuko abantu benshi nk'uko mwabivuze baragendera kumbure mu kutamenya, ugasanga gwe makondisi utari kugwamo kubera ko utarubizi. Bivuga rero natwe turi ngaha mitwe si isanduku kandi benshi ntibavyanditse. Ushobora gusaba kujya wabivuze twavyumvise ariko ntitwabifashe ku mutwe mu buryo bw'uko tugiye vuga tuti ku kwezi zobikurikirana gutya na gutya. Bivuga ngo rero wokora nk'akantu kanditse ku buryo bw'uko nubwo ngo abafise amashopu bose nk'aba banyakuntunga bagize icyo bakora bakugura amashopu bakaba bafise tujya dukondisiyo twose do detaye kugira ngo tube turakora amatraining iwacu aho duherereye, tuze tubyibukanya nabo tubona bafite umwete wo gukora. Hari abadisibite usanga aza niyo yotashika kwa maranga akuze akafise umwete wo gukora ku buryo ushaka kumuha icyerekezo uti ujye ukoze ku nuku uzushika akava hasi abizi icyo ikarahatanira. Ico rero narinda gisabye igikurikira bamwe ariko baratwenga sinzi ko bagiye n'ibyo mvuga nuko bagiye bari ko ngurura imivuga genda umurundi Imana tugira nuko ikirundi kinyarwanda tubuje ururimi sivyo. Ariko kuba ndino ndashima abantu banyeretse ikigo ca BF Suma mpere kuri umugenzi wa David nawe nyine asanzwe tuva hariya hamwe jewe akazi naje nje gukora sanzwe n'umwarimu forume kandi abikora kandi abishoboye. Aho nashitse nkorera kontra yarahagaze hanyuma ncangira amahirwe yo kuza muri BF Suma. Ariko kandi n'iciyumviro mu mezi yaheze narinda gifise cuko nkeneye kugenda ukora umwuga nyine wanzanye. Nagushimira ni ukwifatanya natwe abanyarwanda, twebwe nta mupaka, BF Suma nta mupaka ifite, ni international business. Ngira ngo mwumvise ko nababwiye ko twigize gufasha n'abene data bagano b'i Burundi bakabona n'imodoka. Kuma rero namwe tugira amahirwe mukavuga urwo rurimi natwe twumva, natwe biradutwenza kubera yuko iyo mubivuga rero biraduhimbaza, biratushimira, tunezeza, twumva byaturyoheye uburyo mubivugamo. Nta ubwo wabonaga bafite akamwenyu baseka kwabyara ibyishimo, ntago bakuneguraga uko narebaga jewe byari ibyishimo, nanjye nasetsemo, ariko ntago kwari guseka ahubwo kwari kunezerwa uburyo uvugamo amagambo uvuga. Hari nk'akantu bavuze ngo kakabuye naho kararyoshye umutwe si isanduka, kandi kuko nibyo. Turagushimira urakoze cyane. Murakoze cyane. Hari umuntu tunyiganye ijambo se uko saa 10 ndashaka ko dusoza saa 10
n'uyu wenyine nize ko ari wenyine usigaye ya nta kibazo ubwo n'usigaye ubundi tugasoza. Murakoze, nitwa Mugwaneza Odette Bishop ya Musanze. Ndi mu cyanjye numva arameza bimaze neza, ariko nyine iyo ugezemo ukigera muri BF Suma uba wumva ufite inyota n'ishyaka ryo kumenya cyane, ukumva ukeneye gukora cyane, noneho yumva ishwaramwo bageze kure nawe nibyo wifuza. Ubwo rero bigatuma ugira amatsiko ukarushaho kugenda ucukumbura, ndarushaho kuryohera kuko usanga hahandi uri gushakira ari mu mwuga mwiza. Nyine BF Suma niyo gushimirwa nyine kuko ntabwo ari scam. Jewe ni icyifuzo, urumva abana bato twigira ku birenge by'abatubanjirije kugira ngo tumenye nuko hari abo twigiraho. Noneho nk'iyo wenda ubona nk'aba hari aho agacerereyemo abantu bahari, ubona wabisangamo ku buryo wababwira bakakumva, uba wumva ugize amahirwe yo kumenya ubundi bumenyi bwisumbuye kuko ufite byagufasha kandi nabo bikabafasha. Bavuze ko bajya bagira ari uburyo company ijya ituma abatrainer ahantu runaka. Jewe nifuza ko mwajya mwibuka natwe bato kugira ngo tugendane na bakuru bacu turusheho gukomeza kubigiraho. Ni icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze. Reka mpite nsubiza uyu mwana muto muri BF Suma, ariko nubwo mubona ngo ni mutoya muri BF Suma ni mukuru. Ni mukuru gute? Ni mu bikorwa. Twebwe rero umuhati wa izina ryawe ninde? Odette bajya bamubwiraho buryo akoramo ni umukozi, nawe ntabwo tuzakwibagirwa. Ndetse n'abandi bose bafite uwo muhati wo gukora wo gutraininga, namwe turabashishikariza kugira ngo uzajye mwigaragaza mubi ibitekerezo byanyu mubigeza kuri chief trainer, ibyo ngibyo bizajya bitugiraho namwe mubashe gufashwa. Murakoze cyane rero, navuga ngo mureke buri muntu wese yihe kuri 2 hot ones. Tayarisha 1 2 bonus. Sawa, murakoze cyane. Ya reka turimo turagana ku musozo kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Ntekereza ko ibitekerezo mwagiye mutanga harimo iby'ingenzi, ibindi tuzabyandika n'icyo twagiye tubyandika tubibashyiriye ku rubuga kugira ngo tumubashe kubikurikirana neza. Icyambere igitekerezo gikomeye abantu bagiye batanga kuva kare, leaders abarida nk'uko turi aha ngaha, kuba ari nk'ahantu habaye show seminar kuri shop runaka, mukaza tukungikanya imbaraga tukagira gute tukahurira. Ubwo nizere ko Kayonza kwa Rusi ndabeshya hari seminar. Kayonza hari seminar kwa kabiri. Ubwo nyine abarida bose bazaye bagize gute bazaye bahari. Ubwo n'ikitekerezo mwatanze ubwo ariko biba bisaba yuko ni seminar izajya yagize gute yarateguwe neza, sibyo? Ntabwo ari twadusemina twatundi tudafatika, sibyo? Umuntu uzakira yumva kuri shop ye yateguye reka tuvuge nka conference, sibyo? Seminar ifatika yateguye neza, tuba tubi coordinating. Ni nabyiza mwese tukarubuga twagize gute twahuriyeho, sibyo? Tuba duhuza imbaraga tureko ko twagira gute ni imodoka neza nabaye nyinshi tujye dutwarana byoro, sibyo se? Icya kabiri hari icyo bigeze gutanga ariko n'ubundi umuyobozi yakivuzeho ko kiri muri gahunda gushyiraho nyine ibihano, sibyo? Abantu bashobora gukora ibinyuranyije na company, igitekerezo batanze ubwo urumva nibishobora no kudufasha muri action plan tuzakora kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi kintu abantu bagiye bavuga ni ikireba ba shop owner, sibyo? Ubwo ba shop owner bagize gute baranyuma, abantu bagiye bagaruka bavuga ati shop owners nibakomeza gutanga service nziza tukagerageza kuba dufitemo abantu bari serious muri training, sibyo? Trainer ugiye gutanga amahugurwa ukaba nayo wabiteguye, sibyo? Ntuze mu mutwe harimo ibindi waraye ubwirana nabi nabo mu rugo ujye gutura umujinya busanze hehe muri training, sibyo? Trainer mwiza nawe nugusha neza nabasanze hehe kandi akaba service nziza. Ibyo byose ni bituma service utanga izajya igenda neza, sibyo? Ikindi nabyo babivuze abantu ba shop owners rimwe na rimwe hari n'abakoresha abakozi batari bo babyikoreramo kumekinga ashobora abakozi batanga ritayiro neza bakayitangira ku gihe, sibyo? Kugira ngo ibintu byose birusheho kugira gute birusheho kugenda neza. Ikindi basorejeho no kumenya gushyiramo PV z'umudisibite, sibyo?
kugira ngo shop yo idashyiramo PV yo iba yamaze kurangira n'abadisibiteri bagize gute bayicikaho. Ubwo izo PV ko mu bisekazo dukeneye zakozwe nizijyemo n'ubundi twa turimo gukora nta yesi ntacyo bigize gute bimaze. Ya ni ibyo ngibyo rero. Ikindi basabye ni ugutanga ngo ubumenyi neza kiro gitanze ubumenyi ku barida. Tugira ubwo ngubwo dutegura special training za ba leaders sibyo, ariko hano uburyo bwo guhura babugoranye tugerageza tuzitangire kuri buri shop sibyo. Cyo dufata nk'umunsi umwenda mu mezi nk'abiri dutangeho special training za ba leaders, nimba ari Rubavu, nimba ari Goma, nimba ari Kayonza, nimba ari Mahama, Rwimiyaga, Nyagatare, aho hose. So n'ibindi mwagiye muvuga twabyanditse tuzabashyira imyanzuro y'inama ku rubuga. Reka nsoreze hano twakira umuyobozi noneho akorozinga. Murakoze cyane. Murakoze cyane Chief Trainer. Ntabwo nza kujya muri byinshi ngira ibintu mvuga kuko byinshi byose twabivuze no gushima. Mwese ndabashimira cyane ubwitange mwakoze, abakoresheje amafaranga yabo kugira ngo bagere ahangaha kugira ngo baze twishimane twese. Abavuye kure Imana ibahe umugisha, abavuye hafi na mwese bahe umugisha. Mureke twubake BFSMA yacu ikomere kandi ibe imwe. Nimba uri uwigoma ukaza ugakorera mu Rwanda, reka ibintu byawe bigiye kuburira ahangaha mu Rwanda ahubwo bijyemo nawe uryoherwe BFSMA. Nimba ari mu Rwanda ufite abantu hariya igoma, reka ibintu byo mu Rwanda bakoreye hariya bijye muri system. BFSMA ni imwe ntabwo ari indi itandukanye. Ikindi harimo wenda abantu batabonetse ahangaha kandi bakabe bahaboneka. Ubwo ngubwo hariho n'uwo wabivuzeho, ubwo nuvuga ngo ubutumwa mwebwe mwamaze kumvira ahangaha bugendanye no kugira ku nsinzi ndetse no gufasha abadawunilayini bacu, haba ari n'ibyo gukosora ibyo bintu byose namwe muzagende mubibagezeho abatari ahangaha. Bivuze ngo hariho bimwe muzagenda mubona bamwe babona ndetse n'impinduka zigenda zibaho, kuko ubu ngubu BFSMA turangije ni BFSMA turangije twatangiranye na BFSMA yindi nshyashya. Ubu tugiye gutangirana na BFSMA nshya, imikorere mishya no kuvugurura ibintu bishya. Muzagenda mubona impinduka nyinshi kandi zihuta. Abo zizajya zigeraho rero bamwe nimuzajye mwikanga, hari bamwe muzajye mubona bahise bakubita ibintu bakabona izo modoka ndetse n'ingendo, ndetse harimo no guhana kwa kundi mwavuze. Ibyo ngibyo ntimuzagiye mubyikanga, nuko dushaka gushyira ibintu ku murongo. Kandi n'ukuri birakwiriye kuko ntabwo tuzemera ko BFSMA yakorerwa mu kajagari. Aho kugira ngo iduteze ibibazo, uteje akabaduruvayo n'ibibazo, uho ngo tuzamuhana cyangwa azaba disciplined, azahabwa kumushyira mu murongo mwiza kandi ugendanye n'imikorere ya BFSMA. Nta kumuhutaza, azajya banza bwirwe bamwigishe, dore ko bamwe baba banabizi, bamwe babyica banabizi. Ubwo rero icyo gihe tugomba kubashyira ku murongo ndetse tubaha amabwiriza. Ba shop owners aho baba bari hose, abahari ahangaha n'abadahari, ibyo ngibyo mubibabwire ko ingamba zafashwe kandi abantu bose bagomba gukora BFSMA ari imwe. Nta muntu ugomba kubura ikintu agomba kubona, cyane cyane ikintu kigendanye na PV ndetse na bonus. Umuntu uzajya ubona bura PV ze azajya reportinga kuri head office kugira ngo ikibazo kiba gikurikirane, kuko hari iwacu dushobora kugikemurira hariya byakwanga ndetse bigakemurirwa hejuru ku ma head office, ku ma headquarters nayo iyo binaniranye birazamuka bikagera no kwa perezida. Perezida njye mvugana nawe direct, uretse ko nawe ntabwo mvugana nawe buri munsi kuko nkurikiza procedure z'ubuyobozi. Hari nanjye mfite n'abandi hejuru yanjye ba upline, tukagira ndetse no kuri headquarter abakuriye abadukuriye bandi. Rero ikibazo cyawe wagira ntibakazajya babapfukirana ngo gihanwe iyo ngiyo ku mashopu, ngo wumve ko umuntu mbega nimba ikibazo cyanjye mbega ntafite umuntu wagisubiza. Ubwo nyine birangiriye aho ngaho, bikagenda uvuye muri BFSMA. Ntihakagire umuntu rero gukanga ngo uve muri BFSMA avuga agukanga ngo kubera shop owner. Ba shop owner ntabwo turi kubasuzuguza, aba distributors mwihangane, ariko turagira ngo dushyire ibintu ku murongo. Harimo abantu bakanga abandi bakabahahamura, cyane cyane iyo ari bashyashya, ugasanga kubera ko ibintu we atabizi ugashaka kumupfukirana. Ibyo ntabwo ariko bimeze, ndetse nanjye ningupfukirana uzagira hari natugira komite hano mu Rwanda. Niyo mpamvu tugiye gutorana board of babandi bavuga ari kwijyana. Hano harimo abagabo rero dushobora kwicarana twese hamwe tukiga ku muntu runaka wakoze iryo kosa cyangwa utari kwitwara neza, tukamuha umurongo yakwanga
y'amategeko tugiye gushyiraho akaba yamudisciplininga cyangwa se akaba yamugira icyo agomba kumugira nyine tuba twarasetinze. Hari akantu gato rero ndangiza kugira ngo tukavugeho, sinzi bino nimba bihano bisibika. Ni igiti gishaka gushushanya iki ngiki mubona, turihuta ntabwo ntinda. Kino giti reka tukite, aya ngaya ni amababi, hariho amababi menshi cyane. Twebwe ba leaders, the top leaders, mwifata yuko mwebwe muri igiti, wowe umenya nguri igiti, ariko gifite umuzi muremure bita taproot. Ni umuzi muremure cyane ujya kunyunyuza intungagiti, utunga kino giti ukanagaburira nano mashami manini n'amatoya ndetse n'amababi. Ano mababi ntabwo uzavuga ngo nta kamaro afite. Ano mababi nayo yarafasha kino giti kugira ngo kibashe kwinjiza iki umucyo. Cyo kirafite ubushobozi bwo kwinjiza umucyo, kikagira n'ibyo bita chlorophyll. Iyo chlorophyll twavuga ko ari nk'irange riba mu ry'icyatsi kibisi mujya mubona mu giti. Iryo naryo rifasha igiti kugira ngo rikore ibyo kurya byacyo. Ndetse kino giti nacyo ino muzi nawo ukanyunyuza intungagiti iza gufasha ano mababi ndetse n'amashami mato kugira ngo adahunguka. Ubwo ni wowe giti kinini gifite n'umuzi muremure. Wowe ahangaha rero ugomba kugaburira information, ibyo twita information y'iki mu Kinyarwanda. We icyo ushinzwe ni ugutanga amakuru uyahereza iki ano mababi ndetse na twa dushami dutoya. Iyo kimaze gukura rero kikera imbuto, kirahungura imbuto zikagwa bene hano hasi, nazo zikongera zikamera gutyo nazo zikagenda zikura nkuko nawe watangiye uri timurinda. Mukeneye rero gufasha aba downlines bana. Ino information buno butumwa utanga kuri ba downlines bawe nibo bagufasha kugira ngo nawe ubashe kubaho, kuko badahari ya sunrise sasa wa mucyo ntabwo wabona uko winjira kugira ngo nawe ubashe kubaho. Ndetse noneho uno muzi nawe udahari, ubwo ni wowe taproot, we leader, ntabwo uzabasha kugaburira ano mashami na bwabo babi butoya. Kabone nubwo ano mashami ano mababi matoya wayagaburira ibyo kurya, ariko yo atabishaka ugasanga ryahungutse, we nta ruhare wabigizemo. Mu gihe we nta ruhare wabigizemo, ntabwo uzabazwa no masha, ntabwo uzabazwa bwa bushami butoya, ntabwo uzabazwa yamabi yahungutse ku bwabyo. Urumva rero wowe kora inshingano yawe nka team leader. Icyo gihe rero nimutanga information iri correct nzima, icyo gihe muzaba mugaburira igiti cyose, by'umwese twese tuzaryoherwa iki giti, tuzaryoherwa ino company ndetse n'imbuto zacyo. Imana ibahe mwigisha. Asoje muhaguruke twenge urisogera dusengere dusoza. Mana igira neza kandi kiranuka, mugera mwiza, shima kandi usingizwe kubwo bwiza bwawe twabonye ahangaha, kubwo umwanya tumaze ahangaha. Waturinze, wayoboye imitima yacu, wayoboye ibitekerezo byacu. Turagushimira ko intego twari dufite dutangira tuyishoje amahoro. Turagushimira ko buri muntu uri ahangaha icyo yaje agamije, icyo yaje ashaka akibonye. Tubonye ubumenyi buzatuma turushaho gusohoza neza zino nshingano zacu. Turagusabye ngo wongere ubane natwe, ujyane natwe nkuko watuzanye amahoro, tugere iwacu amahoro, kandi utwongerere imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi bwo gusakaza buno bumenyi mu bandi. Nkuko tubonye ko twese tugomba kunganirana, uko igiti gikura amazi mu butaka n'imizi, amababi nayo akagira icyo yunguka ku giti, na ya mizi akagira icyo yunguka ku gituruka kuri ya mababi. Mwami turagushimiye ngo twese duhe ubwenge n'umurava n'ubushake bwo gufatanya kugira ngo tuzagere ku nshingano zacu zo gutera imbere no guteza imbere no business. Kristo mwiza himbazwa kandi ushimwe ibyo byose. Amen. Amen.